Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo, tariki 2 Werurwe 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umutwe wa 7, umurongo wa 14 kugeza ku 15, wa 18 kugeza ku 20. Umuhanuzi Mika asenga agira ati: Uhora aragira umuryango wawe n'inkoni yawe, ari wo bushyo wahaweho umurage, busigari bwonyine rwagati mu ishyamba ry'inzitane, maze burishe muri Bashani n'Igirigadi nk'uko byahoze kera. Wongere tugaragariza ibitangaza nk'ibigihe utuvanye mu gihugu cya Misiri. Mbese wagereranywa n'iyihe Mana, wowe wihanganira icyaha ukirengagiza ubugome? Urukundo ugirira udusigisiri tw'umuryango wawe rutuma udakomeza kuwurakarira, ahubwo ugashimishwa no kutugirira impuhwe. Tugaragarize bundi bushya impuhwe zawe, unyukanyuke ibicumuro byacu, kandi ibyaha byacu byose ubirohe mu nyanja. Yakobo uzamugaragariza ubudahemuka bwawe, na Aburahamu umwereke ineza yawe, nk'uko wabirahiye abasokuruza bacu kuva mu bihe bya kera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 103. Singizwa Nyagasani, Mana yuje impuhwe n'ibambe. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nicyo ndicyo cyose gisingize naryo ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. We ubabarira ibicumuro byawe byose, akavura indwara zawe zose. We warura ubugingo bwawe mu mva, akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Ntatongana ngo bishyire kera, ntarwara inzika ubuziraherezo. Ntaduhana bihwanye n'ibicumuro byacu, ntatwihimuraho akurikije amafuti yacu. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, niko impuhwe ze zisagiranira abamutinya. Uko uburasirazuba butandukana n'uburengerazuba, niko adutandukanya n'ibicumuro byacu. Singizwa Nyagasani, Mana yuje impuhwe n'ibambe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, wa 11 kugeza ku 32. Muri icyo gihe abasoresha n'abanyabyaha basanga Yezu bose bashaka kumwumva. Abafarisayo n'abigisha amategeko batangira kwijujuta bavuga bati: uyu muntu uko yakira abanyabyaha akanasangira nabo? Nuko Yezu abacira uyu mugani ati: umugabo yari afite abahungu 2. Umutoya abwira se ati: dawe, mpa 8 ungenewe. Nuko se abagabanya ibye. Hashize iminsi mike, umutoya akoranya ibye byose, ajya mu gihugu cya kure. Nuko atagaguriza ibye, yibera mu maraha. Amaze kubitsemba byose, muri icyo gihugu hatera inzara ikaze, nuko aratindahara. Nibwo agiye gusaba akazi umuturage w'icyo gihugu, amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga kuba yahemburwa n'ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho aribwira ati: nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki, barya kandi bakanasigaza, naho njyewe nicirwa n'inzara hano. Reka mpaguruke nsange data mubwire nti: dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwita umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se. Akiri kure, se aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. Nuko umwana aramubwira ati: dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwita umwana wawe. Naho se abwira abagaragu be ati: vuba muzane ikanzu nziza cyane, muyimwambike, mumwambike n'impeta mu rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane ikimasa cy'umushishe mu kibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Nuko batangira kwishima. Icyo gihe umwana w'imfura yari mu murima. Arahinguka, ageze hafi y'urugo yumva baririmba, umudiho ari wose. Nuko ahamagara umwe mu bagaragu, amubaza ibyo ari byo. Undi aramusubiza ati: ni murumuna wawe wagarutse. None se yabaza ikimasa cy'umushishe, kuko amubonye ari mutaraga. Aherako ararakara, yanga kujya mu rugo. Se arasohoka, aramuhendahenda ngo aze. Nuko abwira se ati: reba imyaka yose maze ngukorera, nta n'itegeko ryawe na rimwe ndengaho, nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo ngasange n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wagarutse amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, aba ari we ubagishiriza ikimasa cy'umushishe? Nuko se aramusubiza ati: mwana wanjye, wowe iteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru,
tukishima kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Reka mpaguruke nsange data. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Amasomo kintu byacu duteguriye ari gutuganisha ku kwicuza bishyitse kugarukira Imana. Ni iki cyemeza ko wagarukiye Imana? Nta kindi ni ukureka nanone ibyatumaga ibyari byarakujyanye kure y'Imana, ubundi ukagaruka hafi y'Imana, kuba hafi y'Imana. Nyuma yo kumva isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ritubwira uburyo Imana ari inyampuhwe, ari nacyo gisuma Mika apfukama akarambarara asaba imbabazi, asabira umuryango w'Imana imbabazi wacumuye ku Mana, ariko bizeye ubuvunyi bw'Imana, impuhwe z'Imana. Na nyuma yo kumva Zaburi itwerekeza ku mpuhwe z'Imana, singizwa Nyagasani Imana yuje impuhwe n'ibambe. Na nyuma yo kumva iyi vanjiri kwanditswe na Luka itwereka impuhwe z'Imana, uburyo impuhwe z'Imana ari igisagirane, zampuhwe zihamagara umunyabyaha, tugiye kwibanda kuri iyi vanjiri y'uyu munsi, aho iyi vanjiri bakunze kuyiha amazina abiri, ariko turaza kureba izina rya gatatu, ari naryo riza gutuganisha ku ntego yacu, kugarukira Imana. Mbere na mbere bakunze kuyita ivanjiri y'umwana w'ikirara, bashaka kuvuga uyu mwana w'umuhererezi wagiye agatagaguza ibintu bya se, akamara mu maraha, hanyuma nyine akagumiyo nubwo yaje kugaruka. Iyi vanjiri none bakunze kwita umubyeyi w'impuhwe, byerekeza ku mpuhwe z'Imana Imana igirira abanyabyaha. Uyu mubyeyi wakira uyu mwana wari waramuhemukiye, bigatwerekeza nanone natwe ku murundo w'ibyaha tuba dufite, ariko Nyagasani ntabwo ajya abyitaho. Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Ikaduhamagara kugira impuhwe, tuzirikana ko umuntu ni umunyantege nke, umuntu ni umunyabyaha, umuntu aracumura, ariko nubwo acumura n'imbabazi z'Imana nazo ziba zihari. Muri Gatisimu ya Kiliziya Gatolika icyaha n'imbabazi birakurikirana, atari ukugira ngo batubwire ngo dukomeze ducumure kuko imbabazi z'Imana ziriho, ahubwo ari ukugira ngo banatubwire ngo umva, umuntu turi ku isi ntihakagire ugira imiseke igoroye, kuko twese turacumura. Icyo Imana yanga ni icyaha, ariko agakunda umunyabyaha. Ngaho rero impuhwe z'Imana nizisaba iwawe. Uyu mugani kandi ufite irindi zina rya gatatu, ari naryo nifuza ko twazirikanaho, ryitwa umwana w'imfura. Tuzirikana umubyeyi wari ufite abana babiri, umwana w'imfura ndetse n'umuhererezi. Uwamuhemukiye bikagaragara amaso ni uyu muhererezi. Uw'imfura we yakomeje kugumana na se. Ingingo remezo yacu yo kugarukira Imana iraza kwerekeza ku mwana w'imfura. Ese umwana w'imfura ko we yagumanye na se, hari icyo akeneye kwisubiraho? Uyu mwana w'imfura ni iki tumunenga? Mu kuzirikana kuri umwana w'imfura, ndifuza gukwibutsa imfura icyo ari cyo, mbanze nguhe igisobanuro cy'imfura, hanyuma nawe uze kugenda wireba niba uri imfura cyangwa niba uri umuhererezi. Iyo bavuze imfura, ni umwana wa mbere, ni uwavutse bwa mbere, bamwita imfura, Rene. Imfura nanone mu Kinyarwanda ngo haba ibintu birindwi biranga imfura, n'ibindi byinshi ushobora kongeraho, byose biganisha ku bunyangamugayo, ubunyakuri, imyitwarire myiza y'iyo mfura. Ubupfura ngo ni umwambaro w'umutima ugaragara mu myifatire n'imigirire y'intangarugero y'ubikora. Hari rero mu Kinyarwanda igisigo cy'imfura ngo imfura niyo musangira ntigucure, imfura niyo mujya inama ntikuvemo, waterwa ikakuburira, wapfa ikakurerera, kuba ukize ntusuzugura abakennye, yakena ntiyibe, yakira ntiyirate, ntiyemere, n'ibindi byinshi nawe akomeza kongeraho, bigaragaza ukuntu imfura ari inyangamugayo, ari indakemwa, ari umuntu w'umunyakuri, ari umuntu ugomba kubanira abandi. Ese tutaragera kure, urabona imyifatire yawe n'imyitwarire yawe iganisha ko nawe wakwita umwana w'imfura, cyangwa uracyakomeza kwitwa umwana w'umuhererezi? Nyuma y'uko tumaze kumva ivanjiri y'uyu munsi y'uyu mubyeyi wari ufite abana babiri, uburyo umwana w'umuhererezi yaje kumusaba umunani akajya kuwutagaguza mu gihugu cya kure. Iki gihugu cya kure kiratwerekeza igihe cyose twagiye kure y'Imana, igihe cyose twakoze icyaha. Icya mbere na mbere kitugiraho ingaruka eshatu ahantu hatatu. Mbere na mbere ni ukwitandukanya n'Imana, aha kabiri ni ukwitandukanya n'abavandimwe, aha gatatu ni ukubura imigisha y'Imana.
ngaha rero kujya mu mahanga, uyu mugani uratwerekeza kubigisha amategeko n'abafarizayi banze kwemera Yezu. Twajyanye n'abana b'imfura nanone, reka tuvuge imfura mbi noneho kuko nazo zibaho, niba wavuga nk'ibifura ntawamenya. Banze kwemera Yezu ahubwo bagakomeza bacira abandi urubanza. Ngizo za mfura ko tugenda tuzibona, babana ba mbere, babandi bashobora kugira ishyari, babandi bashobora kugira umunabi, bakijujuta igihe umunyabyaha agarukiye Imana. Imfura kandi bazerekeza kuri abigisha amategeko barakara igihe Yezu ari gusangira n'abasoresha n'abanyabyaha. Imfura kandi twazerekeza nanone ku bantu bamenye Imana bwa mbere, Abayisiraheli, ariko bakomeza kwirara, abanyamahanga, abasoresha ibyo manzi, bakakira umukiro wa Yezu Kristo. Imfura kandi nanone twazerekeza ku bakristo babatijwe kera, bwa bukristo bw'indani, bahora mu isengesho, bahora mu kiliziya, bahora muri misa, ariko ku minota ya nyuma ntibongere kwikoza iby'Imana. Nuko abagarukira Imana bakaba batanze hehe mu bwami bw'ijuru, kuko nubwo bagarukiye Imana ku munota wa nyuma, ariko bakomeje kugundira imbaraga z'Imana, bakomeje kuguma mu Mana. Imfura rero niyo ngiyo yirukana agahararo kenshi, ariko yagera imbere igahita icika intege, ntiyongere gukomeza. Ngiyo imfura Yezu ashaka gutwereka, ashaka no gutubuza. Ese ari umwana w'umuhererezi, ari umwana w'imfura? Ninde wari uri kure ya se? Ikigaragara nuko umwana w'umuhererezi yari ari kure ya se ku buryo ufatika fizikoma, ariko uwari uri kure ya se ku buryo butagaragara ni uyu nguyu nyine w'imfura, kuko nawe yivugira ko nta gahene arasangira na se, kuba atarasangira n'umubyeyi we. Aho ngaho ari kure, nubwo yagumye mu nzu, ariko umutima we uri kure y'Imana, umutima uri kure y'umubyeyi we. Ikimenyimenyi ni uko atangiye kubabara no kwijujuta igihe murumuna we agarutse, ntiyongeye kuvuga rumwe n'umubyeyi we. Nguko nawe nanjye dushobora kuba turi mu kiliziya, bakristo b'indani, ndi padiri, nduwihaye Imana, mbora kuri aritari, ariko ngahora ncira abandi urubanza, ntibasenga, abasambanyi, ibyomanzi, ibirara n'abandi benshi cyane b'inkozi z'ibibi. Najya gusenga aho se nkabacira urubanza, nyamara ari njye uri kure y'Imana. Niyita ko ndi imfura, ndaza gusenga kuko n'abandi bakabibona, ariko imbere y'Imana ndi kure. Nguko nawe abanyabyaha bagutanga ku Mana, kandi uhora mu ngoro, uhora usenga, ariko uhora mu ngoro niyo uhora ukoreramo ibyaha, uhora mu ngoro ukayandavuza, uhora mu ngoro uhorana uburakari, uhorana umujinya, uhorana kwijujuta, uhorana kwivovota, ntabwo bijya birangira iwawe. Warangiza ngo urasenga, ngo uri umukristo w'indani, ngo uri umwana w'imfura. Ngiye imfura mwa babyeyi mwe, za mfura kuko zishobora no kugucura, zikagucurana, zikagucurika. Warangiza ngo ni umwana wa mbere, nyamara abahererezi babandi baje ku minota yanyu bakazagutanga impuhwe z'Imana. Ese ni kangahe ngera mu ngoro y'Imana nkirara? Ni kangahe ngera imbere y'Imana nkirara, ngajya kure y'Imana? Nyamara uwicujije, wa munyabyaha wemera icyaha, agasaba imbabazi, ubundi akagaruka mu murongo mwiza. Reka mpaguruke nsange data. Ngiye imfura mwa babyeyi mwe, umwana w'imfura ko tumuzirikana muri Evanjiri, we yari ari kure ku buryo bwa roho, yari ari kure y'Imana, yari ari kure mu mutima, yari ari kwivovota mu mutima we, agahora ashinja murumuna we ubusambanyi, uburaya n'ubundi bukozi bw'ibibi, guhora dushinja bagenzi bacu. Aho tuba turi kure y'Imana nyine. Uhora ushinja undi ati ni njye ntungane, ni njye mwiza, ni njye uri ku murongo, ni njye ugororotse. Aha, kwa kwishyira heza, uri kwishyira imbere nyine nk'umwana w'imfura, ariko imbere y'Imana uri kure, kuko icyaha ni ugucira abandi urubanza. Nuko rero nicyo gihe kizagera wajya mu kiliziya ufite icyaha kimwe, ukaza gusohoka ufite ibyaha 1000 kubera gucira abandi urubanza. Dore uriya we, dore uko uriya ameze, kureba abandi, gutangira bacira imanza, dore wa musambanyi, dore wa musinzi nawe araje we, nawe agiye guhazwa we. Buri gihe ugahora ucira abandi imanza, ucira abandi imanza, ariko ukibagirwa ko baje kwegera Yezu, wowe uri guhunga Imana. Ese wamenye igihe yigororanya na Yezu? Wamenye igihe uwo munota nubwo yari umusambanyi, yari umusinzi, yari umurozi, wamenye igihe bavuganiye na Yezu? Wowe cyawe no kumucira urubanza uti kiriya kigome ngo kubita ko tukiko kandi gukubita ko tuyu kandi. Ngo uwo mwana w'imfura buri gihe hora acunza abandi aho kubacungura. Amasomo uyu munsi ubwo tugarukira Imana, nawe aze kugufasha kureba niba utari kure y'Imana, kandi wibwira ngo wegereye Imana, uri hafi ya kiliziya, wegereye chapelle, uruwihaye Imana, uhora mu ngoro, ntusiba misa, ntusiba amasengesho,
ariko wasanga ari uri kure y'Imana. Kubera iki? Imigirire yawe, imyifatire yawe, imikorere yawe, ibitekerezo byawe, bya bindi byose biri indani mu mutima wawe bishobora kuba bihabanye n'uko Imana ishaka kandi byaba. Reka dusoreze ku mwitozo uza kugufasha kwisuzuma niba uri imfura cyangwa niba uri umuhererezi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu ruganda rumwe rwakoraga cyane imirimo ikomeye cyane rufasha n'abantu. Shefu w'uruganda yari yashyizeho jera umucungira nyine umutungo, ibintu byose bigenda muri urwo ruganda. Ngo hari hariho n'umubitsi usanzwe ubika amafaranga. Jera ushinze uruganda yari umugabo ubika amafaranga, ucunga amafaranga, akaba umugore. Nuko igihe kimwe kiza kugera, bya bindi by'uko ahanyere ntihuma bari gukora muri rwa ruganda, Jera aza kugira atya, aza kwiyenza kuri wa mugore, atangira kumusaba ngo baryamane. Wa mugore amubera ibamba, Jera arahatiriza, wa mugore amubera ibamba. Nuko Jera abonye ko uwo mugore ashobora kuzamuvamo kera, atazamubera imfura nyine, kuko imfura ni yayindi itakuvamo no mujya inama ntikuvemo. Jera rero aza kubona bitazavamo, nuko afata urwandiko ararushishimura, yandikaho ibirego agomba kurega wa mugore ko yibye amafaranga y'uruganda. None uruganda rufashe umwanzuro ko rugiye kumwirukana. Ubwo amaze gutegura urwandiko arushyira shefu, bya birego bihama wa mugore neza byose. Nuko igihe cyaje kugera wa mugore, bamwandikira urwandiko nyine rwo kumwirukana. Bamwirukana nta n'imberekeza bamuhaye, kubera ko nyine ari igisambo cy'uruganda. Cya kirego kiba kiramuhamye. Igihe cyaje kugera, abanyamategeko bamaze gusubira muri bya birego bareze wa mugore, kuko abantu bose bahise bababara muri ako gace uburyo birukanye uwo mugore, kandi bari bazi ko ari we nyangamugayo uri hafi aho ngaho. Birababaza bikomeye. Nuko babwira wa mugore, ari abavoka, ari n'abandi banyamategeko benshi, ari n'abaturanyi, abantu benshi babwira wa mugore ko agomba nawe kujya kurega urwo ruganda rumwirukanye, kuko rumwirukanye bidakurikije amategeko. Nuko wa mugore yibaza aho azahera ajya kurega uruganda, kandi urebeye inyuma ni uruganda rwamwirukanye ariko atari cyo azize. Yibaza uko aza kubigenza. Nuko wa mugore abwira abari baje kumusaba kujya kurega. Wa mugore atekereje uburyo ibyo bintu bitavugwa azabijyana mu rukiko, uburyo uwo mugabo amwiyenzaho buri gihe ashaka kugira ibyo amusaba, abona bitazavamo. Abona none ajya kurega uruganda ari buza kubihomberamo. Nuko arangije abwira abari baje kumusaba kujya kurega, arabwira ati, umva, uru ruganda rwampaye akazi, uruganda rwangaburiye imyaka myinshi cyane, rwantungiye umuryango, rwambeshejeho igihe kirekire. Ubu koko ntiyo njya kurega umubyeyi wanjye? Nuko wa mugore ashwishwiriza abamusabye kurega ko atazigera na rimwe arega umubyeyi we, kuko umubyeyi n'ubundi nubwo amuhemukiye ariko amutunze igihe kirekire. Ubundi hasigaye ryumaho, ntiyababwira ibindi biri imbere byerekeye n'uyu mujera wajyaga amugendaho. Wa mubyeyi aricara, arya utwo yari amaze gukorera, yicarana cya gisebo nyine ko ari igisambo cy'uruganda. Ibisigaye arituriza, aguma aho ngaho. Na Jera nawe akomeza, niba ari kurya rwa ruganda, akomeza muri rwa ruganda. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ese ari Jera, ari uyu mubitsi, umwana w'imfura urimo n'uwuhe? Umwana w'umuherezi n'uwuhe muri abo bombi? Burya mwa babyeyi mwe, hari itegeko rigira riti, ni itegeko ry'Imana ariko ntabwo ari ry'abantu. Umunsi washoye urubanza wa mubyeyi we, hakabonekamo utsinda n'utsindwa, muzamenye ko mwatsinzwe. Umunsi umugabo n'umugore bagiye mu rukiko, umugabo agatsindwa cyangwa umugore agatsindwa, muzamenye ko urugo mwarushenye, kuko mu rugo ntabwo babereyeho kugira ngo haboneke utsinda n'utsinda undi mu rubanza. Ntabwo urugo ari urukiko, ahubwo urugo ni imbabazi z'Imana. Nguko natwe tuba muri za gurupe zacu, za kominote zacu, tuzahema kubona abashora ibirego, tuzahema kubona abarega abandi, ntuzahema kubona abashinja abandi kandi ukabashinja ibinyoma bigafata. Niko muyobozi we, urwo n'urukiko ubamo cyangwa uba mu rugo. Nguko abantu benshi ingo zacu twagiye tuzigira inkiko aho kuzigira uburuhukiro bw'Imana, imbabazi z'Imana, impuhwe z'Imana. Erega ni nanone no gutubwira ngo mu rugo, ikizakubwira ko muri mu rugo nuko ikibazo kizaza mukakicara mukagicoca mukaganira. Bya bindi by'uko nyine ntazibana zizakomanya amahembe, birashoboka ko mu rugo mwasopanya, birashoboka ko mu rugo umwe ashobora guhemukira undi. Ariko se niba uhemukiye undi, fure ya mbere ni uguhitira mu rukiko, ni ukujya ku bucamanza, cyangwa fure ya mbere ni ukwiyunga, ni ukugarukira Imana? Reka mpaguruke nsange data. Nk'uko abantu benshi icya mbere kitubangukira ni ukujya kuregana,
ati uyu nguyu yakosheje, kandi tukaza kwibagiza ko burya ushobora kuba ari kurega kandi ari umunyamafuti ufite ibintu uri gutwikira. Nuko babandi baca imanza barebera hirya bakareba hino bakabona ari wo mwere kandi ari wo ruharwa by'imbere, wa mwana w'imfura nyine, wa wundi usigarana na se, wa wundi urega bigakunda, kubera ko uzi kurega bagenzi bawe bigakunda ukaba imfura, ukaba umwana w'imfura. Kubera ko uzi kwitwara neza bigakunda ugakomeza kuba umwana w'imfura. Kubera ko uzi kuvuga bigakunda ukaba umwana w'imfura, ukaba umutoni n'ibindi byinshi cyane. Ushobora kuba umutoni kwa patro wawe, kwa shefu, ariko se n'imbere y'Imana naho uri umutoni. Ushobora kuba umwere umukoresha wawe, ariko se n'imbere y'Imana uri umutoni. Ngo kuko igihe cyose uzajya uzana inkiko mu rugo rwawe uzamenye ko nawe utaniye n'uriya mwana w'imfura batubwiye wimyije imoso akarakara akijujuta, ati kuko uriya muhungu wawe umariye ibintu mu maraha niyo wongeye gukoreshereza umunsi mukuru. Ngo kuko Imana idusaba gucisha make, urubanza nawe rwagutsinda ni ngombwa kujya tworoherana, kuko turi abanyabyaha. Icyo dukeneye imbabazi z'Imana. Burya icyaha kitujyana kure y'Imana, imbabazi zikatugarura hafi y'Imana. Imbabazi z'Imana, impuhwe z'Imana. Niyo mpamvu nawe mubyeyi uze kongera wirebe, nta bantu hafi ahangaha wajyanye mu rukiko, birumvikana uzatsinda. Ese koko nutsinda nibyo bizagushimisha? Gutsinda mu rukiko, ushaka gutsinda mu rukiko ugatsinda ukongera ugatsinda, ariko se n'imbere y'Imana watsinze. Burya nutsinda mu rukiko uriya gatsindwa, ujye uzirikana aka kantu, uriya watsinzwe uzi ko nawe uri umwana w'Imana, nawe watsinze uzi ko nawe uri umwana w'Imana. Mwese muri abana b'umubyeyi umwe, ariko se icyo ushaka ko mugenzi wawe yatsinda ni bya bintu byo mu mupira. Abantu bari gutera umupira ati ugasenga ati Mana umbabarire aba ari njye utwara igikombe, Mana umbabarire mbatsinde nongere mbatsinde. Ariko se undi nawe we si umwana w'Imana, kuki wese atatsinda? Nk'uko abantu benshi dukunze kwifana tukaba abafana bakomeye b'amakipe, ariko tukaza kwibagirwa ko n'abariya nabo bakeneye gutsinda. Mugenzi wawe nawe akeneye gutsinda, nawe ukeneye gutsinda. None se mwakumvikanye ubundi? Ngaha aho abantu benshi tujya dutsindirwa, wowe ugashaka kurya wenyine, ugashaka gutsinda wenyine, ugashaka ko aribo bareba wenyine, ugashaka ko ari umubyeyi wenyine areba. Koko no ku Mana nta kimenyane kiba ku Mana wa mubyeyi we. Ntugatunye agatoki abandi, ndagutunye intoki, ngibwira ko nagutunze 5, ariko ni rumwe gusa burya mba nagutunze. Izindi 3 nige zigarukaho, rumwe wenda rukajya ku mpande, ariko ubundi koko urubanza ruzakumarira iki mubyeyi? Guhora uca imanza, guhora ucira abandi imanza, guhora wijujutira abandi. Ngo umwana w'imfura dusorejeho, abantu benshi ushobora kuba imfura inyuma, uri umwana wavutse bwa mbere, ukaba imfura mu kiliziya, ukaba imfura mu bavuga ari kijyana, ukaba imfura mu myaka, ukaba ukuze mu gihagararo, ariko umutima wawe uri kure y'Imana. Ngo kuko umwana w'imfura ashobora kwibwira ko ari we mutoni kwa se, ariko umutima uri kure y'Imana. Abantu benshi wowe nanjye turimo, akenshi tuba turi kure y'Imana, turasenga, ariko kubera imanza turiho ducira abandi twagiye kure y'Imana. Ibikorwa byanjye bibi byanjyanye kure y'Imana, nyamara ku magambo ndavuga neza, ariko ibikorwa byanjye bibi bituma njya kure y'Imana. Reka mpaguruke nsange data, nongere mbe hafi y'Imana, nibwo nzagira amahoro, nibwo nzagira ituze. Kabone nubwo naza ku minota ya nyuma, ariko Imana izanyakira. Ntarirarenga ku Mana, nta gikuba cyacitse ku Mana, kuko uhoraho ari umunyampuhwe n'umunyambabazi, kandi nta cyanyagasana atababarira. Niyo mpamvu ibyo afite byose ngomba kubikusanya nkabimushyira, kandi nubwo hagira useka, ariko imbere y'Imana, Imana yirishima igihe nagarutse. Reka mpaguruke nsange data. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Mana,